Nongeye kubasuhuza ndabifuriza ibihe byiza. Kuri iki cyumweru tariki ya 5 z'ukwa kabiri kwa 2023 inkuru yiriwe igarukwaho mu itangazamakuru ryo mu Rwanda by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga ni y'umugabo washakaga kwica abantu 40 mu Rwanda ariko akaba yafashwe amaze kwica bane. Polisi y'u Rwanda yataye muri yombo umugabo witwa Afashimana alias Yusufu ukomoka mu karere ka Ngororero wari ufite umugambi wo kwica abantu 40 mu bice bitandukanye abaciye imitwe. Uyu mugabo yavuye iwabo mu Ngororero aza mu mujyi wa Kigali gushaka imibereho akabikora yiba. Yabwiye itangazamakuru ko yasangaga umuzamu asinziriye ahantu akamuca umutwe ubundi akigendera. Iyo byamukundiraga ngo yasigaga yibye aho hantu ariko yabona bidakenewe akigendera. Avuga ko yari afite umugambi wo kwica abagera kuri 40 ariko kabatawe muri yombi atarabagezaho kuko yari amaze kwica kimwe cya 10 cyabo gusa no kuvuga abantu bane. Babiri bandi yatemye akaba yakekaga ko nabo bapfuye ariko ngo ubwo yafatwaga n'inzego zibishinzwe zamumenyesheje ko babiri batapfuye. Afashimana Yusufu. Afashimana Yusufu. Witwa Afashimana Yusufu. Impamvu ahanga hari cyaha cyo bwicanyi n'ubujura. Dusobanurire ubwo bwicanyi ubusende bw'iki. Uwo twakoranaga yarafunguwe yarantoteza ngo nta kintu nagezeho nicyo namuhoye. Icyo wamuhoye? Uwo muntu se niwe wishe cyangwa hari abandi bishe? N'abandi ariko nibyo banduze. Aho rero niho dushaka dusobanurire. Ukoraga gute? Nukuvuga ngo natemaga umuntu usinziriye gusa ibyo bari baranduze. Bari barabikuroza? Watemye bangana iki abo wishe barangana iki none nabo? Natemye ni batarata ariko bambwiye ko babiri batapfuye ubwo ni bane bapfuye. Mbese bagugambiriye iki? Nta icyo nibyo banduze gusa nta kindi nabaga ngambiriye. Ubujura nabwo burimo. Urumva iyo ufata ikintu ubujura ukabijyana no kwica urumva biragendana aho ngaho urabihuza gute no kuronka? Nibyo banduze kuko ariya nishe nta kintu napfaga nabo nta n'uwigeze ndwanya nabatemaga basinziriye kandi babaga ari abazamu. Abo watenye wese nagute ngo ujye kubikora ngo uriya kanaka niwe ndi bujye kuko muri Kigali ari abazamu benshi. Si wahitaga mutindajye kwa kanaka ndajye kwa kanaka. Aho nageraga hari umuzamu usinziriye udasinziriye narigenderaga nkajya aho asinziriye aho usinziriye. Waragendaga nijoro ushakisha se gusa cyangwa nagendaga ndi oya ntabwo nabongeye kwa kanaka narebaga umuzamu usinziriye aho nasangaga ari maso narigenderaga. Uyu muhoro batweretse se n'uwa kangahe hari ibindi ukoresha ukoreshaga umuhoro gusa? Oya hari n'ibindi bibitse ku bandi bafashe bari muri polisi wibanaga ubujura. Aho tubwira aho wagiye ujya ni muri Kigali gusa uturangira ahantu hose wagiye uki? Ni muri Kabuga gusa nta handi nagiye njya ariko nabwo ni igice kimwe sibyo ko hari abajura benshi ari aho twajyaga kwiba tugasanga abandi barahavuye bamaze kuhiba. Iyo group yanyu y'ubujura mukorana n'abandi mwabagukanye? Twabaga turi twabaga turi bangahe hari imodoka yadutwaraga hari na moto yadutwaraga aho twakoranaga mu bujura ya rumwe abandi baragurishaga. Ese muratubwira abo nabo bari barabibaroze mwafatanya? Abo twibanaga mu bujura gusa. Kwica wari wenyine? Kwica wagendaga wenyine? Gendaga njyenyine. Icyo kwica wabitangiye ryari? Bitangiye mu gihe kitarenze amezi 3. Ubwo ni nka ryari? Turi mu kwa 10 turi mu kwa kangayaje hashize amezi 3 mbitangiye. None wafashwe uterera? Ukuntu nafashwe ni mugenzi wanjye twibanaga kubera ko bamuhamagaraga bamubaza kubera uwo mungu mugenzi wanjye twibanaga wari ugifungurwa ntotezaga bari baramubuze. Mugenzi wanjye rero niwe wantanze aravuga ngo ntago yakwihanganira iki cyaha. Uretse kuvuga ngo barabikuroze wewe kwica ntago wari uzi ko ari cyaha gihanwa mbese nta kintu wishinja wumva umutima wawe? Ubu ngubu Imana imbabarire nkigera mu buyobozi nibwo namenye yuko
ari icyaha ndasaba Imana imbabazi n'ubuyobozi bw'igihugu n'abaturarwanda bose. ese wari ufite iyihe gahunda? Nta yindi gahunda nari mfite. uba ufite abantu benshi nyine wari ufite utaza kubigenza gutyo ushobora kuba wari ufite ibyo watekerezaga. usigaje bangahe? Njyewe niyumvagamo mu bwonko bwanjye ko nzica abantu 40. 40 ubu none amaze kwica bangahe? Ubwo ni bane abamfashe bavuze ko 2 bakize nari nzi ko nabo bapfuye. uye nyine wowe wabuzi watemye koko gukora 6. bivuze ngo warusigaje 34. ni iki ugira inama undi muntu wese ukora nk'ibi niba kubaye wumva ko ari bibi cyangwa umutima wari kugushinga? nakumva afite ibisazi nk'ibyanjye yakwihangana akajya mu rusengero agasenga Imana, niyo nama namubwira. Nagufatiye mu mudugudu bamfatiye kuri sitade Nyamirambo, nari ngiye kureba uwo twibanaga. si ubundi mwabaga he aho mwe mwabaga? Hano Nyamirambo, njyewe nabaga hano Nyamirambo nabo twibana bafashe. Ukodesha? Narakodeshaga. iyo warangije kwica mbese wabigenza gute? Tubwire iyo warangizaga kutwara wabigenza gute umaze kwica? nta kindi kintu, nta kundi kuntu nabigenzaga. Ariko biravugwa ko hari awacaga imitwe ukajya kujugunya aho bimeze bite? 2 nabaciye imitwe. bigenza ute? Bisobanurire. uyimaze iki? Nayijugunye mu kizenga, indi nyijugunya mu mazi manini. aho hadusobanurire wabacaga imitwe ukabigenza gute aho ngaho nabacaga imitwe nkayijugunya mu mugezi munini no mu mazi, niko ibisazi byanjye byabaga byanegetse. Ariko nageze mu buyobozi birashira, ni nayo mpamvu ndi kuvugisha ukuri imbere y'itangazamakuru. umugezi munini wowe warayitwaraga mu mufuka nashyiraga mu gafuka. ese ko numva ubizi neza uko byagendaga nuko wabiteguraga ko agomba kuba asinziriye cyangwa udasinziriye ukamureka? ubwo ndimo ndibaza kureba ibisazi niko byakubwiraga n'ibyo byakwerekaga gutyo ngo usobanuye neza muri ako kanya ntabwo wabaga ubibona. ubundi tubwire uvuga tugiye kwica umuntu? Nicaga umuntu usinziriye gusa w'umuzamu. Niko byari byarantegetse. aho mugenzi wanjye rero byari byanegetse kumwica, ariko we byarajaguye bizamukiramo kuko we yarafunguwe aranoteza ngo nta kintu nigeze ngeraho mu myaka 7 yari afunze. niwo mwari musanzwe mukorana? Niwe dusanzwe kwibana ubujura. urimo uratubeshya uhuza ibisazi ibyo bintu kuko wari hari ibisazi. hari igihe wari warigeze gusara ujya kwa muganga witwa? nagiye mu Barangi kwivuza biranga. nyine wabimenye ute ko hari ibisazi? Mu Barangi nibo babimbwiye kuko umugore nashatse niho yasengeraga mu Barangi. Nagiye kwivuza, mfite umugore n'umwana. Nagiye kwivuza Yusufu yaje mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 2008 atangira kwiba mu 2012. Amakuru avuga ko yigeze gufungwa mu gihe cy'imyaka 2 azira ubujura. Iperereza ry'ibanze ryerekanye ko Yusufu w'imyaka 34 kwica aciye abantu imitwe aribwo buryo yakoreshaga kugira ngo abone uko atobora inzu z'abantu agiye kwiba. Mu gihe cy'amezi 2 guhera mu kwa 12 ku mwaka ushize yafashwe amaze kwica abantu 4 barimo 2 yisha aciye imitwe. Yaracumbitse mu murenge wa Nyamirambo akaba yicaga abantu akoresheje umuhoro. Yabwiye itangazamakuru ko abo bakoranaga mu bujura bari benshi kuko bari bafite imodoka na moto bakoreshaga bajya kwiba cyangwa basahura ibyo bibye bakajya kubigurisha. Mu kwiba ngo yagendanaga n'abandi, ariko yemereye itangazamakuru ko mu kwica yabikoraga wenyine. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga kuri ya mugabo yafashwe nyuma y'amakuru yavuye mu iperereza ryatangiye tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 ku mwaka ushize. Icyo gihe hari nyuma y'amakuru polisi yahawe n'abaturage yavugaga ko hari umuntu basanze mu Rwampara bamukasa umutwe. Mu gihe polisi yakurikiranaga nibwo bidatinze tariki ya 30 z'ukwa 12 ku mwaka ushize yatangajwe abandi bantu batemwe mu maso undi acibwa akaboko. Kuva icyo gihe ngo polisi yatangiye kubona ko agomba kuba hari umuntu waruharwa uri kubikora. Bidatinze tariki ya 15 z'ukwa mbere k'uyu mwaka mu murenge wa Rusororo naho bahiciye umuntu bamutemye ijosi. Nta gihe kinini kandi ngo cyahise no kuvuga nyuma y'iminsi 3 tariki ya 18 z'ukwa mbere undi muntu acibwa umutwe ku Muyumbu mu karere ka Rwamagana. 2023 tariki 15 muri Rusororo naho bahatemera umuntu bamukata ijosi. Nabyo bigaragara ko bifitanye isano na biriya bya Rwampara muri murenge wa Kigarama muri Kicukiro.
bidatinza none nyuma y'iminsi 3 itariki 18 z'ukwezi kwa mbere ubushize haza kwica undi muntu wakaswe ijosi cyangwa se akaswe igihimba cyo hejuru cy'umutwe hariya mu Yumbu muri Rwamagana. Bamwe mu barokotse ubu bwicanyi bavuga ko yabatemye baryamye ntibamenye uwo ari we kuko yahitaga yiruka.